minota nyine tugira inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyo tukozanya bibi, kandi twirinda ku byo tudakora. Ikaze mu ishuri rya none. mu minota y'uno munsi nyemera turebere hamwe uburyo abantu teguzwa urupfu, uburyo abantu twereka ko urupfu rutwegereye, uburyo twebwe abantu tubwirwa ko tugiye kuva mu buzima, ariko twebwe abantu tukinangira, yewe tunashaka no kubibona no kubitekereza, maze urupfu rwatugeraho rwatuzira tutimana ko dutunguye. Ese koko nibyo tuba dutunguwe cyangwa tuba twariraye, twarirengagije, twarigize ba ntibindeba? Nyemera twigane, unkundire tugendane. Ubundi uretse kwirara no kutibuka, twese turabizi ko buri cyaremwe cyose kigomba gusogongera ku rupfu. Urwo rupfu ntawe nzi urukunda, ntawe nzi kandi nawe sinzi niba hari uwuzi wabonye urupfu akarusanga rwishimiye nk'uko dusanganira abo dukunda, ndetse n'uburyo dusanganira ibyo dukunda. Niba umuzi uzamumbwire. Nyemerera nkwibutse nibwira uri amahoro, uri muzima, ntukizere ko buri bucye uri muzima, kandi nibucya ntukizere ko buri bwire, bityo ujye uhora witwararitse. Gusa ikiremwamuntu turatangaje. Mu bitabo binyuranye bivuga ko twahawe ubwenge, yewe duhabwa n'ubushobozi bwo kugenga isi. None se ibi byose tubikoresha uko bikwiye? Ibaze nibaze, umbaze nkubaze. Urupfu, gupfa, kuva mu isi y'abazima, kuva mu buzima, ibi byose wabyanga wabyemera, bishyira iherezo ku bikorwa wakoze hano ku isi. Ntawongera kukubona, yewe no kukwibarirwa byihuta vuba cyane, nta n'ubu ukikugarukaho. None se dutekereza gute? Ese tujya twicara tugatekereza ejo hazaza? Ejo hazaza, ejo wowe gutekereza uzagura imodoka, uzeza ibijumba, uzajya mu mahanga? Oya, ndavuga ejo hazaza ahantu uzaba uri mu butaka wenyine, haha n'inshuti, abavandimwe, abaturanyi, yewe n'ababyeyi kuba bafite cyangwa abana bawe bazaguherekeza maze bakagusigayo kandi babitaga abantu bawe. Ese ntidukwiye kwitekerezaho byimbitse tugakora ibyiza mbere y'uko tugerwaho n'urupfu? Abenshi dukunda kuvuga duti urupfu ruratungurana. Ese koko nibyo? Rugana ku rupfu mvuze urugendo rwiza, kubera ko urupfu ari ihame ku buzima bwacu. Impamba rero bagakwiye gukusanya si amafaranga, ayo uzayifashisha hano ku isi uyakoresha ibyiza, si ibinyobwa cyangwa ibiribwa. Ibyo uzabikoresha hano ku isi ushaka imbaraga zikuganisha mu gukora ibyiza. Ibyo byiza byose uzakora ukiri mu buzima niyo mpamba izakurengera. Ese ni ibihe bindi byatubera impamba izaturengera nyuma y'urupfu? Umuntu wafashije amerewe nabi, umuntu watabaye ubwo yari asumirijwe, umuntu wagiriye neza, ubikoreye neza nta buryarya. Ibikorwa byiza wakoze utagamije gushimwa, kwiyerekana no kwishushanya. Ibi byose niyo mpamvu izagufasha muri rwa rugendo rurerure wagezweho n'urupfu. Kora neza wigendere, neza uzayisanga imbere. Mu minota nyine tugira inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyo twozanya bibi, kandi twirinda ku byo tudakora.